uwitwa ngo bamuvuganye na Davis D niko ari kuvuga. Bagaye nanze kunyitaba mubwire Okama abantu begereye Okama mubwire ngo ndi live aze kuri live umunyuma turaza kuganira nawe gake gake. Okama ubwo niwe muhanzi nemera ku isi. Sibyo? Nuko gusa nyine ukamazira kuba ari igikuri ariko ndamwemera byatari. Ariko Okama kuba igikuri ntacyo bimubwiye. Oyebera namubera le ballon ndamukunda cyane Okama rwose kazi no kuganira. Sana aze kuganira Okama no mu bantu bana bagize no kumana interview disi kera nkimubona namumenyera rimwe na Yago mumenyera rimwe na Kenisol mumenyera rimwe n'utundi tumayibobo nka tungahe na Dabiju duhuriye ku Gisenyi. Duhuriye ku Gisenyi na Social Mula ngo na Dabiju n'utundi tumayibobo nka tungahe. Urumva ntago bagenda batari kumwe nazo. Uwitwa Mucoma ubonye uburyo muhanye nihanukiriye. Mucoma umukozi biki? Fata Instagram yawe nyine playing aho uko muhanye. Instagram? Ndamukunda muhanye byanyabyo by'ibiti bimwe biti bimwe biti by'inta ya Kasuku kuri je squeeze cyangwa Kasuku kuri Kasuku bimwe biti by'intangarugero nyine muhanye kibyeyi bisanzwe ariko Kasuku media turebe ibintu ndamuhariye ku buryo atazongera bya bindi aza akavuga utugambo akajya kuzana ibintu ahimba agira gute. ndamuhariye ndebye kuntu cishaka nyafu ariko Mucoma nawe yari yagukubise. Uretse uraje urebe abo bose baragenda bakamoka bakongera bakangarukira ni box bakambwira ati wowe kabyara we c'inkoni zamba. Uwo Kade mukanya ndabizi mukanya arahita agaruka in box arimo ararira ngo c'inkoni zamba. Dramati cya ku live bwanje. Dramati uramuzi se? Umuhanzi Dramati ndamuzi twaranahuye muri Kigali Universe. N'umwana mwiza cyane gusa ikibazo cye ni kimwe. Dramati ikibazo cye ni kimwe. Ni iki? Ntago arandeba iyo utarandeba kandi uri umuhanzi. Danisha Dramati ntabwo arakureba. Ntago arandeba iyo mvuga urabizi. Dramati iyo Jesquiza avuze ko utaramureba bibisigura ko nta mahera wari bwamuhe. Ntago arandeba nyine none iyo utarandeba hari ibintu bimwe Dumba jewe twe twaje muri bino bintu bakagombye kujya babiha respect. Ntago tubikora just kubera ko ngo wakunze ngo umuntu ngo wagize. Iyo ukunze umuntu ari uragenda ukabwira Landlord ngo nakunze umuhanzi runaka ngo maze nawe nganyire ku rukundo kuko umuhanzi ntateze kuzaguha shout. Umuhanzi ntuteze kuzarwaza umubyeyi ngo umuhanzi ngo aje kureba ngo umubyeyi wawe azahita kuvuga ngo abantu barambonayo nkaho wenda bari igisimba. Sinzi niba getting to my point. Abahanzi nibo bantu ba mbere babagome ku isi. Urakoze cyane. So jewe rero namaze no gucana umubano nabo nka shobuja rwose uburyo wewe urabizi story yawe yanjye na shobuja urumva. Kandi nagiye bikubwira inshuro nyinshi ndakubwira nti Dumba bano bahanzi ujye ubagendera mu gakene n'abantu batagira umutima na gato. Nta nubwo wa muntu ushobora kubwira ngo noneho uri Uganda hakaba hari utuntu twanjye tubiri nari mafite waretse bakatuzana mu ivarisi yawe ukatungereza i Kigali. No ntago akubwira ko arabyanze. Araguhobagiza ngo man kuko se ngabo bantu ngo baraza kuza kundeba ngo koko ahita akubwira ko nyine watajya abonana n'abantu. Ubu mbaye mbibwiye nka Debeni nka amasaha. Debeni Mugisha se? Sa nk'ubigerageza. Muhamagare mubwire ngo ikintu cyonyine ahita akubwira ni kimwe. Areka kuvuga ati Dumba mbabarira rwose ngiye urabizi ndi careless. Umuntu w'umugabo akishimira kuba yakwita careless.
ngo dumba ngo boretse gato ngo mane ngo rabizi ngo ngiye ngo ndi careless ngo nshobora kubona abitakaza ibaze nyine umuntu w'umugabo ukira tububwa bro ngo ndi careless. ariko je uzi ko jewe ntajya ndakara sinshobora kurakara nk'ukuntu urakara man. No yajewe bura kera nagiraga urukundo sha mu bahanzi nagiraga urukundo rwarasendereye rwarabaye banyarwandakazi The Ben na Kasuku ni inshuti. umva ndashaka ko abantu bamenye no ariko rero ukuntu umuntu uhita umwihinduka mushuti wawe mpfampe ukahita umuvuga gutya man. oya na gaskwere uzagera umubwire ngo gaskwere uvuze ngo gaskwere. Ariko The Ben nawe agira umutima ukomeye. Mpini ngiro nimero kamvuga gutya nahita nyihamagara. Mpini ngiro nimero urukumva ubabwira abantu bashaka kujya muri business yitwa Travolium business baze kuza kunyandikira inbox ubundi twikorera akazi. Travolium business ni business nziza cyane rwose abantu barimo barahinduka aba millionaire nubwo ushatse wambwira nka kwereka amafaranga arimo aragenda yinjira niryamiye inyereka dore suvuze ngo ninkwereke buretse gato yisi telefone nyereka nawe ushaka kuzajya uvuga ibintu Kasuku ibintu birimo amafaranga